Yes, reka mbasuhuze kandi nongere mbifurize kugira ibihe byiza niba ukurikiye Bridge Sport kano kanya, niba uyikunda cyane cyangwa se ukunda umupira muri rusange, hano niho ushobora gusanga amakuru yizewe y'imikino kandi agezweho. Murabizi rero ko kuri uyu wa gatanu dufite umukino ukomeye cyane washyuhije abantu muri rusange. Ni umukino usanzwe ushyuha hano mu gihugu cy'u Rwanda, ni umukino wa Rayon Sport ndetse iraba yakiriye ikipe ya Gasogi United. Ni ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu ku isaha ya 12:00 ni kuri Kigali Pele Stadium niho uyu mukino uraza kubera. Ariko muri rusange mu makipe yombi hari kuvugwamo amakuru menshi. Abangarutse none rero ngo tugire amwe namwe tuganiraho muri rusange kugira ngo ugende usobanukirwa cyangwa se niba hari ibyo utari waramenye kuri aya makipe cyangwa se kuri rigaruka rya shampiyona y'u Rwanda ugire byinshi umenyaho. Gusa ikintu wamenya muri rusange Rwanda Premier League iyi ni ishyirahamwe, navuga ko ni irushanwa rya Premier League muzi ko ryagiye mu maboko yigenga ryavuye muri Ferwafa. Ku mugoroba w'ejo rero iri shyirahamwe ryohereje amakipe amafaranga rwose. Amakipe yagiye kubona akanyenyeri karasonnye miliyoni 5 kuri buri kipe zarayabonye. Bivuze ko abafatanya bikorwa rwose baya makipe bitangiye kugenda bibyara umusaruro. Hanyuma ikipe ya Rayon Sport yateganyaga ko igomba kubona amafaranga ku mukino wa Gasogi United, ikabona guhemba abakinnyi, ikabona kuzuza ayari ahari kugira ngo bahemba abakinnyi. Ariko murumva ko amata yabyaye amavuta ku mukoroba, amafaranga amaze kugera kuri konte rwose bahise bavuga ngo iki kibazo reka tugikure mu nzira. Abakinnyi bose barahembwa uretse abatari bagera mu mwiherero w'ikipe nibo batahembwa. Abandi bose bahise babona imyitozo irangiye rwose, bahise babona message zivuga ko amabanki bakorana nayo yamaze kubona amafaranga yabo. Hanyuma muri rusange uyu mukino witeguwe gute ku mpande zombi? Hano dufite kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport ni Rwatubyaye Abdul. Ese ari kuvuga iki? Umva hano uburyo abivugaho. Resultat zishoboka nziza ku munsi w'ejo. Nkuko bivuze, yes, umwanya wa 4 ntago ukwiriye Rayon Sport, ariko twebwe ibyo tureba ubu ngubu nta manota wenda tugomba gukuramo kugira ngo turebe ko twakora igikombe, kandi turabyizeye neza ko birashoboka cyane. Yes, phase retour ntago twayirangije ku mwanya mwiza, so rero ni ikigo turiho, ni umukoro kuri twebwe kugira ngo duhindure, kugira ngo tube abambere muri phase retour. Ukurikije wenda imyitozo ntabwo wavuga ko umwataka ameze nk'uko wenda ubyifuza cyangwa se ubishaka, ariko mu myitozo bameze neza cyane, bari hejuru. Usibye wenda ikintu cya match fitness kidahari, ntabwo twize tubona wenda uburyo twakinamo imikino ya gishuti, ntabwo twize tugira uburyo. Hakunda n'abakinnyi bakuru, n'abakinnyi bafite experience bakina match, donc umusaruro bazatanga ejo niho tugomba guhera, wenda tuvuga ngo yuko bashobora kudufasha cyangwa se dushobora kuba dufite icyuho. Yes, navuga ko buriya iyo habayeho ikintu nk'icyo ngicyo tuba dufite uburyo twiteguramo. Abakinnyi dufite bakina ku myanya yabo nabo ni abakinnyi bakomeye, ni abakinnyi badufashije muri shampiyona y'ubushize. Hari Arsene, hari Haji, hari Youssef. Navuga yuko bagomba kuziba icyuho cy'abakinnyi badahari. Navuga ko ntago twaza kubigira ikibazo gikomeye cyane, ko dufite n'abandi bakinnyi bagomba kubasimbura kandi bagomba gutanga umusaruro. Okay, uwo ni Rwatubyaye Abdul, ni gutyo abibona, ni gutyo byumva, yiteguye umukino nka kapiteni ndetse n'abakinnyi bagenzi be. Hanyuma nanone twihuta cyane twawenda twahita tugaruka ku umutoza nawe yagize icyo avuga. Avuga uburyo yiteguye umukino, avuga uburyo abakinnyi be biteguye, uburyo abakinnyi bataraza, ku kibazo cy'abatarahagera b'Abagande yabivuzeho iki. Umva nawe, uyu ni Mohamed Wadeni, nyuma yuko ibintu byose ari kubikora wenyine, bivuze ko nta mutoza wungirije afite ndetse n'umutoza w'abazamu ntawe, ndetse bikaba bivugwa ko abazamu bari gutozwa n'umutoza usanzwe atoza abazamu bo mu ikipe y'abagore. Murumva ko rero ntago byoroshye kuri uyu mugabo Mohamed Wade, ari kwitegura umukino ukomeye, ariko mu bijyanye na staff technique ntago yuzuye neza, ariko uko byamera kose agomba kuwukina kandi agomba kwitwaramo neza. Uyu ni Mohamed Wade, nawe umva uko agenda asobanura uno mukino we.
bimeze neza ndatekereza ko tumeze neza ndibaza twiteguye gutangira shampiyona mumeze nkanjye nanjye ntabwo bakinnyi babona njye kugeza ubu nkora n'abakinnyi bahari kandi banyumva nkuko nkunze kubibabwira nkora n'abakinnyi biteguye kumva ibyo mbabwira kuri njyewe nta mukinnyi w'inyenyeri ngira nta mukinnyi ufite umwanya ahangaha uhoraho nkora n'abakinnyi bashaka gukora banyumva udashaka kumva amabwiriza yanjye uwo nta mwanya afite ahangaha ndareba abakinnyi bari kwitoza uko bari kubikora abandi nta makuru yabo mfite Gomis na bagenzi be nawe ubwe yiteguye gukina nk'abandi bakinnyi benshi bari hano yaba bashya ndetse n'abasanzwe biteguye neza biteguye gutangira shampiyona simbona ikibazo aho kiri kuko bose biteguye gutangira shampiyona neza Gomis ni umukinnyi ukomeye ni umukinnyi mukuru ni umukinnyi ufite ubunararibonye yanyuze hirya no hino kandi ndibaza azadufasha aje hano gufasha ikipe reba nabo dukorana njye nta kibazo mfite kugeza ubu kuko maze amezi hafi 4 cyangwa 5 nkora njyenyine reka nkubwire nta kibazo mbibonamo kuko maze igihe mbikora njyenyine reka duhe umwanya ubuyobozi gufata umwanzuro ukwiye kuko hejuru y'ibyo njye ndakomeza gukora akazi kanjye ndareba ikipe yanjye uko ihagaze uko izamuka ndi gukora nta kibazo mfite reka duhe ubuyobozi buracyareba igikwiye bafate umwanzuro mukuri hari ibyo nasobanukiwe yego ndifuzo twakorana twafatanya twakorana akazi k'umwungiriza ntabwo ari akazi kabonetse kose bisaba umuntu w'umwizerwa umuntu wawe niyo mpamvu nakubwiye ko turi kureba turi gushakisha ndibaza tuzabona ukwiye kandi mu gihe gito gishoboka yes nanone uwo ni Mohamed Wade uwo Mohamed Wade akaba akomeje kugira kwitegura uno mukino bivuze ko utaboroheye we n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ntago woroshye ariko aho ngaho ni mu kibuga niho twaganiraga muri rusange ugenda umenya amakuru agiye atandukanye avugwa indani muri Rayon Sport hanyuma wenda abantu bakomeje kugenda bibaza ko igice cya kabiri cya shampiyona gitangiye bano bagabo b'Abagande bataraza ikibazo cyabo twakomeje kugenda tugikurikiranira hafi ariko kuri uyu munsi umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport ndetse akaba ari we ushinzwe gutangaza amakuru yose avugirwa muri ino kipe ya Rayon Sport ni Ngabo Robeni muramuzi ko asanzwe akoresha imbuga nkoranyambaga ndetse akaba ari we ugomba no kuvugira ino kipe ya Rayon yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru uyu munsi agira byinshi asobanura nawe kuri izi kesi z'aba bagabo bo mu Bugande bataraza ubwo iyo tuvuze abagabo bo mu Bugande bataraza turavuga Ojera tukavuga Charles Bare ndetse na Tamale n'abasore batatu babakinnyi ba Rayon Sport batari bakandagira muri Rayon Sport kugeza ubu ngubu bivuze ko rero situation yabo imeze gute uyu nguyu ni Ngabo Robeni ari kuganira n'itangazamakuru umva byinshi yagiye avuga muri rusange ubu bwashyize imbere ikintu cyo kuvuga ngo niba ikintu ari ikibazo kikaba kibahangayikishije reka twe kubeshya ko atari ikibazo ntabwo twishimiye kuba abakinnyi badahari twakwifuje kuba dufite Ojera Bale na Tamale muri groupe ariko ntabwo byabaye ntabwo byakunze ko bahari ni ikibazo cyabo bwite equipe ya Rayon Sport ntabwo ibarimo ideni n'iry'urupfumu n'iry'igiceri cy'ijana ikipe ya Rayon Sport bitewe n'uburyo twarangije shampiyona mu matariki 11 bahita bategeka shampiyona bahita batangaza ko izasubukurwa ku itariki 12 z'ukwezi gukurikiraho bavuga ko ari twe tuzanafungura shampiyona nitwe tuzakina vendredi mutoza nibwo yese avuga ati okay ntabwo ntanze kubera ko nta mwanya dufite wo gutegura ibi bintu tugomba kuguma mu myitozo nyuma yo gutangaza ibyo ngibyo aba bagabo bo muri Uganda bagiye mu biruhuko badasabye uruhushya muri sabukuru n'umwaka mushya bajya mu biruhuko badasabye uruhushya yego rwose ikipe yatanze ikiruhuko ariko ikipe yatanze ikiruhuko cya wenda batahawe n'urwo kwambuka umupaka ikipe yatanze ikiruhuko cya Noheli na Boxing Day ubwo iyo baramuka bagiye ku cyumweru bakagaruka ku wa kabiri ku wa gatatu bagakora imyitozo nta muntu uri kubigiraho ikibazo ikipe yatanze ikiruhuko cy'ubunani n'umunsi ukurikira ubunani iyo bagenda ku cyumweru bakagaruka ku wa gatatu nta kibazo cyari kuba gihari ariko bafashe iminsi y'imyitozo badahari ibyo ngibyo rero
nta wabura kuvuga ko ari ikibazo ariko si ikimenyetso cyo kutitegura neza kuko ikipe igira abakinnyi ubu ngubu Rayon Sport ifite abakinnyi 27 bari muri serivisi izo disikuru ngabo turazizi turajya muri detail turajya muri detail reka tubanze turebe iki kibazo sibyo kuko Rayon Sport yabaguze kameme bakeneye cyane ni n'abakinnyi babanza mu kibuga bivuze ngo inatsinzwe uyu munsi hari n'uwa umufana wakubwira ati ni gute twakinye absence yabo idahari kimwe n'uko utsinze wavuga uti ntabwo ari kamara ariko unatsinzwe umufana wakubwira ati no dufite abakinnyi harimo n'uwo twiguriye barihe yego sibyo kuki tutababonye muri iyi match ni ikibazo so uburyo urimo bivuga it's as if atari ibyaha bisanzwe ntago ari ibintu bibi oya kandi natangiye mvuga nti ni ikibazo kuba tutabafite kuko n'abakinnyi bafite amasezerano ya equipe bakabaye bari muri equipe ntabwo bidushimishije kuba badahari iyo mweveri wese nta ruhare na ruke Rayon Sport ifitemo oya nta na rumwe nta ruhare na rumwe kuko abakinnyi barahembwe nta kirarane cya prime bafitiwe abakinnyi bahembwa rokenze abakinnyi bahembwa iyo Rayon Sport yabonye amafaranga ntabwo cyo guhembwa gihari Rayon Sport ihemba ku itariki ya mbere yahemba kuri 15 reka mbigusobanurire Rayon Sport ihemba ku itariki ya mbere Rayon Sport ari igihe yahembye ku itariki ya kabiri Rayon Sport igihe yahembye ku itariki ya gatatu ariko ubu ngubu nababwira ko nta kirarane na kimwe uyu munsi ni turi ku itariki 12 amafaranga bayabonye ejo hashize ejo abakinnyi ba Rayon Sport bahembwe ukwezi kwa 12 kwa 12 ubu nta kirarane na kimwe baguhembwe kutararangira kwa 12 kwararangiye ubu turi mu kwa kwatangiye oya bahembare prime bakanavuze ko bahembare prime ndetse nkabisobanura eshanu zo kwa 10 oya urimo arabivuga karenze itariki ya mbere kandi Rayon Sport ivuga ko ihemba ku itariki ya mbere ariko duko hari ibyo ngo barimo avuga nk'umuvugizi hari n'amakuru aba hari ndashaka ko tubihuza ariko ninjye uhembwe nariyo none se wowe ushobora no kudahembwa kandi ubuzima bugakomeza nkora neza oya usharinda cyangwa icyo nemera nuko Rayon Sport amasezerano yawe ashobora kuba adahuye n'ay'abandi ku itariki ya mbere Rayon Sport iri supposed guhemba icyo twavugaga ukwezi kwa gutangira ntabwo navuze igihembera mu murangiva nabi arose kare ndabaza ukwezi gupfa ryari yabisobanuye ariko yavuze ko ari ku itariki ya mbere ni itariki ya mbere sure rwose nangiye kubaza ikibazo ku kijyanye no kuba niba bazanaza icyo cyo warubajije hari contract mufitanye nyine Simon Tamale numvise ko yahagurutse muri Uganda uyu munsi mu gitondo saa 3 ubwo arahagera saa 3 z'ijoro n'amasaha 12 y'urugendo niwe numvise amakuru ye Ojera nawe numvaga hari umuntu yabwiye ngo azaze ejo ntabwo dufite direct contact kuri bo ubwo duheruka kuvugana nabo hari kuwa kabiri batubwira ngo baraza uwo munsi ubwo bakabe barageze i Kigali kuwa gatatu ntibaje ariko ikizere dufite n'abakinnyi ba Rayon bafite amasezerano dukunda twifuza kuba dufite twizeye kubagira mu minsi ya vuba ndashaka hano ikiganiro nagiranye nawe Ojera niba yagisibye ndashaka nta kibuze kandi ejo twaravuganye akubwira ngo iki nawe usigaye ugira byanoza bya disappearing message turacyabigiramo ndakibonye nari ndimo nandika nabi izina uko ritanditse kandi kuri WhatsApp yo wanditsemo izina uko ritanditse ndakibonye harimo aho nakoresheje audio iyo ntibyakora ko iri mu kirimi abantu batakumva igitoro nakoresheje ururimi rw'iwabo rw'Ojera ariko mu byo yansubije ngo urabibona mu rurimi rw'icyongereza yavuze ko atigeze yanga kuza aravuga ngo actually we just waiting for transport simple urimo urabona message ejo saa 7:43 actually dutegereje transport as simple as that mu magambo make transport itaraboneka ntabwo iyo ni message y'ejo ngabo ndabyumva Rayon Sport yabuze itike ndashaka kubigusubiza muri aka kanya gutya Rayon Sport ntabwo ifite inshingano ntabwo biri mu masezerano y'abakinnyi gutegerwa mu gihe bagiye mu mavakanse atasabiye uruhushya no kuvuga ngo abakinnyi bamwe mu bakinnyi bafite amasezerano avuga ngo wenda rimwe mu mwaka muzahabwa amatike ameze gutya aho ntibari bisanzwe bategerwa
baza banasoza abo ntibarimo rero abo ntibari ntabwo biri mu nshingano za Rayon Sport kubategera muri uku kwezi muri iki gihe no kuvuga ngo umukinnyi ni umukinnyi udafitiwe ideni ibategera mbere ya seza aba bakinnyi ni abakinnyi badafitiwe ideni ibyo ari byo ryose umuntu sinjye mu madetaye menshi umuntu yahawe amamiliyoni n'amamiliyoni tujye mu madetaye ahabwa umushahara ku gihe dukuze tujyane neza arimo arakubwira ngo nabuze 2020 by'amanyarwanda byo kuva Kampala ngera i Kigali ibyo nibyo yabwiye Karenzi ko je sinzi niba ari nabyo yabwira ubuyobozi mu by'ukuri guse urumva ibyo bintu biri juste kweli reka twe kujya muri izo details turabizi iyo transport avuga ntabwo izoherezwa ariko bamugana ntabwo amafaranga yabura ariko bazaza mu kazi we are very optimistic and hopeful ko bari buze kugaragara mu kazi yavuga. Yes, muri rusange rero umukino n'uguryo umeze urumva situation uko ihagaze hagati y'abakinnyi batari bagera muri camp y'ikipe ya Rayon Sport bivuze ko Rayon Sport iza gukoresha abahari ikabasha kugira icyo yakora hagati y'uyu mukino wa Rayon Sport ifitanye n'ikipe ya Gasogi United bivuze ko iyi kipe igomba gukora ibyo ari byo byose nk'uko kapiteni yabivuze bagomba gutsinda no mukino kugira ngo bizere gukomeza guhatana gukuramo ekari iri hagati y'umwanya bariho ndetse n'umwanya wa mbere ikipe ya APR iriho dore ko yo itaraza gukina ino journée yaje gusubikirwa kubera ko yo yagumye iracyari mu gihugu iracyari muri Zanzibar dore ko itike y'indege yaje kubagora bakaba bazagera inaha ku cyumweru bivuze ko ino journée bari bafitanye yari ifitanye n'ikipe ya Marine itaraza kuba yaba uyu munsi reka tubashimire rero tubifuriza kugira ibihe byiza muraza gukomeza kudukurikira munamenye byinshi bivugwa mu makipe agiye atandukanye yo mu gihugu cy'u Rwanda niba uri umukunzi wa sport icyo tugusaba no gukora subscribe ukabana natwe buri munsi ndetse na buri kanya reka tugushimire kandi tukwifurize kugira ibihe byiza.